Abaramukije ubwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba mwebwe mwese mudukurikirana ku gicaniro cy'ibanga TV aho muherereye aho ariho hose ku migabane itandukanye. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe, yemwe mwebwe mwese muri Aziya, Oceania ndetse n'Uburayi, hano iwacu muri Afurika naho tutahibagiwe, turagize tuti amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. By'umwihariko rero tuje kugira ngo tuganire ku bagenzi bari kujya mu ijuru. Uru rugendo tugenda ni urugendo rugoye, ni urugendo ruruhije, ni urugendo rukomeye, ni urugendo mu by'ukuri tugenda duhura n'intambara zikomeye cyane mwahuye nazo, uko bwije n'uko bukeye mugenda muhura nazo, mugenda mukubitana nazo, mukaza aho mukora muhura nazo, murwana nabyo. Iyo mugenda inzira zanyu zose, buriya inzira z'umukiranutsi zirarinzwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ko inzira z'umukiranutsi zirinzwe, ariko ubundi narababwiye ngo mbere y'uko umuntu arinda igihugu cye arabanza akamenya ko gifite umwanzi. Iyo utarabasha kuvuga ngo urinde igihugu cyawe, ntabwo uba wari bwamenye agaciro ko kurinda igihugu cyawe. Ariko kandi ushobora no kutakirinda bitewe n'impamvu, ushobora kuba uzi ko nta mwanzi ufite, ariko igihugu gifite umwanzi cyangwa se gifite abanzi, iteka narababwiye ngo cyangaje ingabo zo kurwanira cya gihugu kugira ngo kigire amahoro. None rero ngiye kubahereza inama uyu munsi wa none, z'umukiranutsi mu nzira ze zijya mu ijuru, cyangwa se mu rugendo rwe rujya mu ijuru, uburyo ki agomba kuba maso muri iyi minsi, kuko iyi minsi yabaye iminsi mibi, yabaye iminsi ikomeye, yabaye iminsi iruhije, ni iminsi ishaka kugira ngo itumire bunguri. Ariko bavandimwe ba Kristo bwoko bw'Imana, ndagira ngo uyu munsi wa none twese dutege amatwi iki kiganiro kigufiya Imana yanshyize ku mutima kugira ngo turusheho kugendana neza. Ubundi ni ukuvuga ngo hari indirimbo ndi gukora ivuga ngo urugendo rujya mu ijuru rusiganirwa n'abasiganwa. Ndetse kandi urugendo rujya mu ijuru rutangirwa n'abihannye, rugakomezwa n'abihanganye. Haleluya. Ariko abacogora bo ntabwo bazagerayo. Ariko nanone hari ikintu gitera abantu gucogora. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu nzira zawe unyuramo buri munsi, iyo ugenda uhura n'ibitsitazi. Haleluya. Narababwiye ngo umwanzi nyirizina atuye muri twe. Yego. Ariko nanone gutura muri twe, aragenda akihisha, afite ahantu yihisha, noneho we akajya gukoresha nk'irobo. Aya marobo rero tugiye kuyaganiraho. Hari amarobo rwose, imburamukoro zitwa amarobo, ziboneka buri munsi, zitwirukaho, zitugendaho, ziduhiga uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo zidutsitaze mu nzira zacu turimo zitujyana mu ijuru, cyangwa se mu rugendo rwacu rutujyana mu ijuru. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'igitondo cyiza cy'umugisha uduhaye ku gicaniro cy'ibanga TV. Tuzi neza cyane ko uri umukiza wacu, udukunda uko bwije n'uko bukeye. Uyu mwanya tugiye kuganira n'abakristo baherereye ku migabane itandukanye, mu turere dutandukanye, mu bihugu bitandukanye. Reka utwambike imbaraga kandi nabo ubwabo bari bwumve iki kiganiro. Ndagusabye kugira ngo ntigice mu gutwi ngo gihingukane mu kundi. Izi ni impuguro nka za zindi Pawulo yatangaga. Reka rero ubwo zitanga buri muntu wese azumve kandi azubahe, maze zizimufashe kugira ngo agire ahagera mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane rero, nk'uko tumaze kubivuga ngo hari amarobo agenda imbere yanyu, hari amarobo agenda aho musengera, hari amarobo agenda aho mubwiriza, hari amarobo abajya imbere mu byo mukora. Aya marobo ngiye kubigisha cyangwa se kubereka uburyo ki mugomba kuyirinda. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umukiranutsi mu nzira ze cyangwa se mu rugendo rwe rujya mu ijuru ararinzwe, afite ingabo, afite abamarayika, afite sapoti z'uburyo bwose. Haleluya. Ariko Satani ntabwo izo sapoti zimukanga. Afite uburyo ki aza gukoresha ya marobo kugira ngo abashe kugushikira. Haleluya. Aya marobo ni aya. Wa mukristo, ndagira ngo unyumve neza. Igihe cyawe giha agaciro kuruta
agaciro uhereza ibindi byose. Igihe cy'umukiranutsi ni amafaranga udashobora kuvunja mu manyarwanda nubwo washyira mu madolari. Igihe cy'umukiranutsi, haleluya, gifite agaciro gakomeye cyane ku buryo udashobora kukavunja mu mafaranga ngo bayabone cyangwa se ngo umuntu ayabone. Yarobo rero ni wa murozi, Yarobo ni ba banyamagambo, Yarobo ni wa wundi wita umwanzi wawe. Iyi robo ndagira ngo yirinde guhiga buri munsi. Iyi robo ni imburamukoro, ariko yiyita igihangange, akumva ko ngo ubayeho kubera we, akumva ko ngo yabishatse utarara. Kubera icyo utarara? Inzira z'umukiranutsi zirarinzwe, haleluya. Ntabwo apfa kugendagenda habonye hose, ntabwo apfa kuryagaguza ibyo abonye byose, ntabwo apfa kuvugisha abantu abari bo bose, ntabwo apfa gusaba abantu abari bo bose, haleluya. Inzira z'umukiranutsi zirarinzwe. Ntutinye, ntukuke umutima, ntugire ubwoba, Imana iri kumwe nawe. Aya ni amarobo yitwa imburamukoro. Barara babunga ku mazu yacu, barara babunga ku mazu yawe, baraza aho ucururiza bakahashyira ibintu, ariko ni imburamukoro. Niba atari imburamukoro, niba twereke aho bakoreye umusaruro bakuyemo. Reka rero twebwe ntitube nkabo. Abana b'Imana ntitube imburamukoro. Turi abana b'Imana, dufite imbaraga z'Imana, dufite igitinyiro cy'Imana, haleluya. Reka tugende mu nzira zacu dutunganye. Theogene waririmye, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Isi n'abayikorera nibo batugendaho, isi n'abayikorera nibo badutesha umutwe, isi n'abayikorera nibo batuvumagura. Uzangenda ugeze ryari kaho njatari hafi aha, njyewe navuye kure kandi ndagana kure. Utanifafuta mara ngapi, ayayaya, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Simfite ubwoba bw'abanyanga kuko bazashira, simfite ubwoba bw'abamvuga nzabasiga, simfite ubwoba bw'abanyirukansa ko bazaruha. Uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana, batuwari ingumane ubyaye arahetse. Imana ikamya akagezi yagutegurira, kandi abakwanga bakakuvuga. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka. Humura ntacyo uzaba, ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka. Bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Ngerega ntabwo wifuza ko wabaho. Bazaruhira ubusa n'imburamukoro, bazaruhira ubusa n'imburamukoro. Igihe cyawe wa mukiranutsi we, haleluya, gifite agaciro umuntu adashobora kuvunja mu mafaranga ngo akabone cyangwa yabone. Rinda igihe cyawe, haleluya. Muri iyi minsi rinda igihe cyawe, ntiwite ku mburamukoro zirara zitaryamye ngo zirashaka kukwica. Ntiwite ku mburamukoro zirara zitaryamye ngo ntizishaka ko abana bawe baziga. Ntiwite ku mburamukoro zirara zitaryamye ngo zirashaka yuko uhora urwaye. Ntiwite ku mburamukoro, ahubwo wite ku gihe cyawe.
hari undi waririmbye ngo ubundi mu rugendo ndimo siganirwa ibyo Yesu yambikiye. Igihe cy'umukiranutsi, haleluya, igihe cy'umukiranutsi gifite agaciro karuta ako wavunja mu mafaranga, ayo yaba ari ayo ariyo yose. Haleluya. Reka gufata uzinduka ujya gushaka amakuru y'abakuvuze. Nubigenza gutyo nawe urabimburamukoro. Ubundi Satani we ashaka ko turangara, aratugabaho ayo marobo. Hari amarobo ujya ubabona barazinduka, bagakurikirana nibucuruza ngo bumva yo wungutse, bagakurikirana ngo kuki ahembwa umushahara, bagakurikirana ngo kuki abana bize. Ariko nimburamukoro, aho Satani yabakoreshereje hari ibihembo mwabonye. Dore impamvu ari imburamukoro. Kuki nabo iyo barwaye cye bakarwaza barira? Barizwa n'iki kandi byinshi aribo babikora? Bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze, bareke baruhira ubusa. Umubyizi wabo ntabwo uboneka. Iteka ni ukuvuga ngo bazinduka bafata amasuka bakajya guhinga. Ubwo ni kwa kukurwanya. Noneho ni ukuvuga ngo inyuma yabo hari uruzi ruhora rutwara ubutaka bw'aho bahinze, kugira ngo batabona umusaruro bakomeze bakore mpaka. Iteka iyo umuntu abonye umusaruro ahagarika ibyo ari gukora, akavuga ngo reka nduhuke. Ariko bo impamvu ubona bataruhuka kukurwanya, bategereza kubona umusaruro ariko ntabwo bazawubona. Inyuma yabo hari uruzi rudashobora kwemera ko bagaragarizwa ibyo bakoze. Haleluya. Bakazinduka baza kura ko wapfuye, umubyizi bakawubora. Haleluya. Ho ntabwo bazaruhira ubusa. Yesu we, ntabwo bazabona umubyizi. Yesu ari mu ruhande rwawe. Imana iri kumwe nawe, irashaka kubana nawe, irashaka gukorana nawe, irashaka kugutabara, irashaka kukubera amaso. Rinda igihe cyawe kuruta kurinda ibindi byose. Igihe ku mukiranutsi niko gaciro. Igihe ku mukiranutsi nibwo buzima. Igihe ku mukiranutsi nibwo bugingo. Igihe ku mukiranutsi nirwo rukundo. Igihe ku mukiranutsi niko gusenga. Bivuze ngo fata igihe cyawe ugite ku kintu wamaze kureba, watekereje, warebyeho, wamaze no kubona inyungu yacyo. Haleluya. Aho guta buri wakubwira ngo uri umuntu w'umugabo, uri umukire, uri umumiliyoneri, runaka akubwira ngo ngwino utumwanya, se ndavuga igiki? Ku mababa y'inkoko, ya mababa y'inkoko amaze gupfuragura, ati dore ngaya, dore inkoko ngiyi. Amababa ntabwo ari inkoko. No, ntabwo amababa ari inkoko. Ntabwo umumiliyoneri ashobora guta igihe ku mababa y'inkoko ayitiranya n'inkoko. Niyo mpamvu ntabwo ushobora guta igihe ku murozi, kuko ntabwo ari umuntu. Reka kumwita umuntu, iriya ni irobo. Haleluya. Yitwa imburamukoro. Ayo marobo y'imburamukoro Imana yagukurireho. Haleluya. Imana igukurireho amarobo y'imburamukoro. Imana igukurireho amarobo y'imburamukoro mu byo ukora, aho usengera, aho ugenda, aho ubwiriza. Imana igukurireho aya marobo y'imburamukoro. Murakoze cyane. Ndumva nifuzaga ko tuganira. Fata ubukristo bwawe ubuha umurongo. Abantu benshi barasenga, ariko kugira ngo bafate ubukristo bwabo baburinde, babuhereze umurongo, byaranze. Aha harimo kubaka ya nkingi nababwiye. Buri gihe ushaka kubakira agakiza, inkingi n'iki kintu kizamo. Gufata igihe kitari igihe ukagitesha agaciro, ugafata igihe cy'igihe ukaba ari cyo uha agaciro.
ukamenya ngo ndi muntu ki, ngomba gukora ryari, ngomba kudakora ryari. Ese cya kintu ngiye gukora kimariye iki, kirahindura iki mu buzima bwanjye, cyangwa se ntigihindura iki mu buzima bwanjye. Aha niho wubaka inkingi y'agakiza, ibintu bikagenda neza, Imana ikakwishimira. Turabashimiye, Imana ibahereza umugisha. Ndumva nuzuye ikorasi ivuga kuri Hamani, kuko uyu Hamani ukugambanira, ukugenza buri munsi, agiye gufatwa mpiri. Hamani ibye byose byaramenyekanye, Hamani ibye byose byaramenyekanye, nubwo agendana n'umwami, nubwo asangira n'umwami, agataramana n'umwami, ndetse agatumirwa mu nkera, ndabarahiye ntazayirokoka. Hamani ibye byose byaramenyekanye, Hamani ibye byose byaramenyekanye, nubwo agendana n'umwami, agasangira n'umwami, agataramana n'umwami, ndetse agatumirwa mu nkera, ndabarahiye ntazayirokoka. Hamani ibye byose byaramenyekanye, Hamani ibye byose byaramenyekanye, nubwo agendana n'umwami, agasangira n'umwami, agataramana n'umwami, ndetse agatumirwa mu nkera, ndabarahiye ntazabirokoka. Murakoze cyane rero ubwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe ku gicaniro Kibanga TV, noneho ukajya ubana natwe 5 kuri 5, like, comment and share, byose ukajya ubiduhereza uko dushyizeho buri kiganiro umaze kubona link yacu. Urakoze cyane rero. Ndumva uyu munsi wa none aricyo twifuzaga ko twaganiraho, kugira ngo umutima wawe mu rugendo rwawe urushaho kunezerwa, ureke guta umwanya ku bidafite umumaro, kuko biriya nabyo ubwabyo byaribuze igihagararo cyangwa se izina. Ntabwo bazi ko ari abantu, ntabwo bazi ko ari abana b'Imana, ntibazi ko ari aba Satani. Iyo bajya ntaho bazi, kuko ubaye uri uwa Satani nawe ubwawe ukaba ubizi, ntabwo waba Satani ntakabaye nawe aguteza ikibazo ngo umwana wawe arware, umwana wawe nawe apfe, umwana wawe ageragezwe yibe, agire gute. Oya, ahubwo wowe yakakuba ati, ubundi turabizi cyane cyane nkano mu Rwanda iwacu, iyo uri umukozi wa leta hari ubwishingizi runaka baguhereza, sibyo? Hari ubwishingizi cyane cyane uri nk'umusirikare, cyangwa se umupolisi, cyangwa se uri mwarimu, cyangwa se uri umuganga, za RSSB rwose ziragukurikirana zikamenya ngo ikibazo cy'uwo muntu, ukaba ufite ubwishingizi runaka ku buryo umwana wawe ashobora kurwara uwo mwanya directement agahita abona ubutabazi. Ariko Satani nta butabazi abahereza. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimbura mukuru, abana babo bararwara, bagapfa, bakagira gute, bakabura amashuri nk'abandi bose. Wavuga ngo nawe yiburiye igice, wakaba yari wohura n'ibyo bibazo, wowe banga nyine banze babajugunyeho umwanda bataye. Ariko nyamara ko kwanga kwabo niko kuguhesha umugisha. Imana ishimwe cyane, kubera yuko turi ubwoko butavumika. Turabashimiye ko mwabanye natwe, turabashimiye ko mwadukurikiranye, turabashimiye ko mwatwitayeho. Nyiribihe, nyiribitangaza abane namwe. Niba ukunze video, ndagusabye cyangwa se ikiganiro, dushyigikire, tugendane, igicaniro Kibanga TV cyaguke, tugere henshi, kandi niyo ntego yacu, ni ukugera henshi tuvuga ubutumwa kandi kuri benshi, Uwiteka agakora imirimo ye. Murakoze, mugire umugisha w'Imana.